murabizi rero kwa kundi tuba turi n'abanyeshuri bo muri university cyangwa utundi tuntu ukora za printer zo kukazeze kakabona tugaprintingira iki note serabisi abajya babikora Imana ishimwe kandi ibahinduriye nkuko yampinduriye haleluya tugaprintingisha printer zo kukazi kandi ukajya wumva ari uburenganzira none si igiprinter kirahari gihoramo imiti bitaro n'ibinini bije ya leta yarabitanze ukajya wumva ari nk'akantu koroshye none igihe kimwe nakoraga muri pediatry mfite kandi n'abana batoye murabizi ntibatana n'inkorora batana n'ibicurane agaparasitamol ni ngombwa agasipo ni ngombwa tuntu nk'utwo ngutwo kubitahana n'abantu babisize cyangwa biraho byabaga ari ibisanzwe kandi rwose mukabikorora utanabyibye kuko ngitahanye ureba nawe ejo uzagitahana ndeba n'uyoboye departement nawe azagitahana urumva hari ukwibuka nguko bimeze nko kutiba ariko biba atari ugukoresha neza ibyo abandi twaragijwe kandi Imana irabigaya kandi ntibesha Imana icyubahiro ngize umugisha wo kumenya iryo jambo ndatangira ndavuga mwami wanjye kubera ko iyo imiti twayandikishaga barayidukataga ku kwezi namwe murabyumva bakayidukata ariko nyine ukemera amafaranga akagenda ariko ukitoza gukiranuka kandi babwiza ukuri kw'Imana Imana ibyo bintu irabibona abandi bantu babiseka bakubwira ati kugire ku bupfapfa bisaga paracetamol kamwe kagabanyije iki se kuri iki kigo cyose ni ukuri kose karakigabanyije kuko nikagenewe ngewe kagenewe wowe gafite abo kagenewe ibyo bintu Imana irabireba impamvu nimo gutinda kuri ibi nuko ku kazi tumara amasaha menshi umurimo ugize igice kinini cy'ubuzima bwacu aho hantu niho tuzahereza Imana icyubahiro cyangwa tukakiyambura ikabiduheramo umugisha cyangwa se tugasa nk'ababiburiramo hanyuma murabizi ko umuntu ananirwa murabizi umva amazamu aravuna cyane cyane ko ku manywa tutaryama waryama se bikazavamo ufite kwita ku bana hari n'igihe ufite akabutike mu rugo hari n'igihe ufite utuntu twishashakira mu buzima ukaza ugize gute unaniwe buriya umuntu ananiwe umushiha urabanguka ntago ari uko karema n'ubu nawe ufite n'igihe nubwo hari igihe tuba tuwufite ariko umunaniro utera kuvuga nabi reka usimpatindi ariko imaze kumenya ko ukora byose nkukorera Imana utangira no gufata umunaniro ukavuga uti Imana ndawuguhaye mpa imbaraga zo kubwira umuntu neza kuko uyu muntu arababaye nyibuke ko nta muntu ujya kwa muganga yishimye uzi guhora tuvugana n'abantu bababaye uzi kuvugana n'abantu yari yitwitiye amezi 9 ariko umwana akabapfuye uzi kujya kuvuga inkuru umuntu ukavuga ati burya basanze ari kanseri mbese tubana n'abantu barushye bababaye kandi natwe ibyo bibazo baba bafite natwe burya tuba tubifite ko ntituri mashini natwe tuba turi abantu ariko Imana y'imbabazi iyo dutangiye kubyitaho iduha ubuntu kaduha n'imbaraga ibyo rero nirimo kuvuga n'uburyo Imana yagiye yita ku murimo ikawuvugaho ku bintu byose byangiza umurimo mbese ibintu bikora muri kampani zindi zisanzwe Imana yari yarangije bishyira muri Bibiliya itubuza gukorana ubunebwe itubwira kwita ku by'abandi twaragijwe itubuza gukorera ijisho Imana ibyo bintu bishyiramo biragaragaza agaciro Imana yari ihaye umurimo Imana ishimwe ikindi muri uwo murimo Imana y'imbabazi ntigeze yifuza ko twicwa no mu ruho w'akazi buri Imana ishyiraho isabato yari yishyiriyeho abantu niko muri biravuga ngo Imana ngo yashyizeho isabato kubw'abantu uzi ko Imana yari yatanze itegeko ngo abantu bajye baruhuka ku munsi w'isabato baruhuke abagaragu babo baruhuke abakozi baruhuke n'ingamiya zikorera n'inka zihinga nazo ziruhuke kuko Imana yari izi ko umuntu nataruhuka mu gifaransa bavuga ngo azakraka azaturika umunaniro uzamwica azagira stress cyangwa umujagararo ari verbe twize mu kanya so stressure kubera iki umuntu akenera kwikuramo stress nuko umunaniro ukabije urarwaza uratwica data rero nubwo yahaye akazi umugisha ariko ntigeze yifuza ko umuntu yakwicwa no mu ruho mu kazi yibutse ko dukwiriye ikiruhuko Imana ishimwe cyane iyo rero tutagize ikiruhuko mu nshingano dufite ko turavuga ku kazi kukurera n'umuryango muri rusange iyo ibyo bintu bitubanye byinshi bikatwica c'est sûr n'iby'ukuri ko tuba twashyizemo ibintu bitari ngombwa cyangwa se twabigizemo akajagari wari wajya nko mu kabati kawe udaheruka kuzinga imyenda ukabona uburyo yabaye myinshi wayizinga igahita iba mikeya ikajya ku murongo igakwirwamo nuvuga ngo akajagari mu buzima kadutera umujagararo n'umunaniro kuko nuvuga ngo twashyizemo n'ibitari ngombwa twabipanze nabi nyamara burya byari kuvamo kuko nkuko utunganya akabati kawe ukabona ibintu bivuyemo kuko ukuyemo akajagari gusa no mu buzima iyo tubikuyemo ibintu bimera neza Imana rero dufashe uko nifuza ko twicwa n'umunaniro iki nifuza ko dukora igihe gitoya ngo igihe cy'imyaka tuba twaragendeye gukora ntitubibashe kubera ko umunaniro watwishe Imana iteganya nuko abantu baruhuka hanyuma tukiri aho ngaho umuntu agizwe n'ibice byinshi kandi ku kazi dukurayo amafaranga tugakurayo n'inshuti n'umuryango nk'uko muba mwahuriye hano mu kanya mwavugaga abo muzasura n'ibindi byose byiza
ariko tukiri kuri iki ngiki cya finance twikurira mu kazi ko nta muntu tuza gusaba akazi ku bitaro bya Kibuye hari umuntu wari uzanywe no gushaka inshuti twari tuzanywe n'ikizi akazi kaduha iki cash twari tuze gushaka amafaranga ariko nkuko tubizi ubuzima ntibugizwe n'amafaranga gusa dufite rero ibindi bice biba mu muntu bidatungwa n'amafaranga niyo mpamvu ari byiza nabyo ko tubyitaho kugira ngo umuntu abe afite equilibre cyangwa se afite balance nkuko umuntu agizwe n'uyu muntu ugaragara uyu mubiri corps cyangwa body uko umuntu agizwe n'uyu mubiri niko agira n'ahandi hantu hatagaragara turavuga ngo ni mu mwuka ndetse n'agace k'ubugingo hari umuntu wamwe imbere wanjye njyewe Mama Rugamba hari umuntu wamwe imbere utagaragara hari umuntu wamwe imbere wawe utagaragara ariko nyamara arahari kandi afite ubuzima niko rero ibyo bice byose bikeneye kwitabwaho kugira ngo byose bimere neza Imana ishimwe cyane none ikintu gitangaje wa muntu wamwe imbere afite imbaraga zitangaje ku buryo amera nabi yamera nabi akafekta n'uw'inyuma kandi uw'inyuma ntacyo yari yabaye urugero iyo ugize amakimbirane mu kazi iyo umuntu agututse mukoresha gututse umugabo umuvandimwe umubyeyi cyangwa se ugize ikintu kikubabaza mu buzima murabizi mu buzima haba ibintu byinshi bibabaza ukagira ikintu kikubabaza kigakubita umutima wawe iyo tuvuga umutima ntabwo ari wa wundi bajyana kwa muganga ntabwo ari uriya gupompa amaraso oxygen igakwira mu mubiri suriye ni umuntu wacu wamwe imbere ni uwo muntu kubiswe n'ikintu kimukubita biratangaje uburyo amaboko yanjye ari mazima yateruraga ya meza najyaga ku ishuri ifite imbaraga najyaga mu kazi ifite imbaraga ariko ikintu gikubise umuntu wanjye wamwe imbere utagaragara biraza bita byafekta ibintu by'inyuma imbaraga ziterura ameza nkazibura imbaraga zijya mu kazi nkazibura kandi nyamari ibyapfuye n'ibyabajwe biri hehe biri mu imbere none se umuntu ukorwaho akafekta uw'inyuma ukaba wawuzi ko akazura gakeneye n'amafaranga urayashaka ariko ugashobora gusezera akazi kandi nta handi ugiye uwo muntu wamwe imbere umva umuntu adakeneye kwitabwaho abana ndabakunda numva nabapfira ariko umuntu wamwe imbere yababara nkabasiga nkagenda ntazi naho ngiye uwo muntu wamwe imbere akeneye kwitabwaho kandi uwo muntu wamwe imbere we ntagaburirwa na saleri sagashahara ashwi si inyungu runaka afite ibindi bintu bimugaburira nawe rero akwiriye kwitabwaho kuki akwiriye kwitabwaho nuko iyo tubyitegereje neza dusanga uyu muntu wamwe imbere asa nk'ari uteruye w'inyuma kandi nyamara w'inyuma niwe ukomeye afite amagufwa w'inyuma afite amaguru twaje twese tugenda arakomeye niwe tureba ni nawe tumenye aho nguriya ni kanaka uriya ni kanaka niwe abantu bazi ariko imbaraga zimushoboza ziba ku muntu utagaragara uwo muntu utagaragara ushyigikira uw'inyuma ni ngombwa rwose ko yitabwaho kuko iyo tutari motivated iyo tudafite ibineza byamwe imbere umuntu yanakwiyahura umuntu yanapfa umuntu yananirwa gukora inshingano uwo muntu rero uhetse ibindi byinshi nubwo atagaragara ni uwo kwitabwaho muranyumva inshuti z'Imana tukireba rero uburyo bwiza bwo kwita ku nshingano turimo turavuga akazi kurera abana n'umuryango muri rusange tukivuga kuri uburyo bwiza bwo kwita kuri ibi byose ko byose bikenewe umuntu akwiriye kugenda par ordre ya priority akwiriye kugira iby'ibanze akagira ibikurikiraho gutyo akaba ari cyo akurikiza ubu ku meza yacu uyu mwanya uyu munsi dufite akazi dufite abana dufite imiryango dufite ingo cyangwa turateganya gushaka turateganya kubyara turateganya kororoka bitewe niba ukiri mutoya ukiri umukobwa utari washaka nuvuga ngo ku meza yacu dufite ibyo bintu byose ariko akazi tugafite kubera iki kuko dufite nde kuko dufite wowe abo bana uzabarera kubera ko bimeze gute ko dufite wowe uzaba umugore ubyare cyangwa ushaka kubera ko dufite nde wowe ni ukuvuga ngo muri ibyo bintu byose dufite ku meza akazi abana umuryango umuntu w'ingenzi uri muri ibyo bintu byose ninde ni njye muntu w'ingenzi uri muri ibyo bintu byose dufite ku meza yacu udahari ku kazi ntabwo waza wagize uburwayi ntabwo kazi bakubona ni ukuvuga ngo ni wowe w'ingenzi n'abana bawe ntiwabasha kubafasha n'umuryango wawe ntiwawitaho udahari umuryango ntiwawitaho udahari akazi ntiwagakora cyangwa se uhari ariko wamugajwe cyangwa imibabaro runaka yagutsikamiye mu Kinyarwanda bagira imvugo igoye cyangwa ikomeye bajya bavuga ngo umuntu ngo yapfuye ahagaze namwe mujya mubyumva yapfuye ahagaze kandi tumureba ni ukuvuga ngo umuntu ashobora kugira ibimwikubitaho mu buzima agapfa nk'ahagaze kugira ngo rero ibi bintu tubishyire mu buryo kandi byose tubibashe bitugendekere neza dusanze umuntu w'ingenzi ari wowe
ni wowe. Ubwo rero umuntu ari we w'ingenzi niwe uza kuri priorite ya mbere. Mbere ntabwo hagiye kuza abana, mbere ntihagiye kuza akazi, mbere ntihagiye kuza umuryango, umugore n'umugabo, uwo nzashaka, uwo nashatse, oya, mbere hagiye kuza njyewe. Kubera ko udahari ibyo byose ntabwo bizabaho. Hanyuma wanjyewe rero agizwe na bya bice twari turimo tuvuga mu kanya. Wa wowe, wanjyewe, wa mukobwa w'Imana twahuriye ahangaha agizwe na cya gice kitagaragara, akagira n'igice kigaragara. Ikitagaragara kandi nicyo gihereza imbaraga ikigaragara. Ubu wabyutse ujya mu kazi, wabyutse uza muri no gahunda, hari undi muntu wabuze amahoro n'umunezero. Ni gahunda yarayishakaga, nabonye mufite utudress code twiza n'agakanzu k'umweru yarakidodeshereje, ariko wabuze amahoro y'umutima, byose abikubita mu mazi. Arabyihorera agate barahaze. Uze twazanywe nuko duhaze, ariko umutima ubabaye, umuntu wamwe imbere yakubiswe, byose byo by'uturabyo nta kintu bimubwiye, cy'imbyero n'imituku n'imikara nta kintu bimubwiye, kubera ko umuntu wamwe imbere yakubiswe. Murumva uburyo umuntu wamwe imbere akomeye. Nta bantu se murabona basezera akazi kandi nta kandi bagiyemo, kandi amafaranga yari yakeneye, ariko umuntu wamwe imbere yakubiswe bikomeye ku buryo by'inyuma nta kintu ntibuka niba zishyura minervare cyangwa inzu, kuko umuntu wamwe imbere yakubise. Iki gice kitagaragara rero bakundwa nicyo gihereza imbaraga ikigaragara. Hanyuma tukiri muri iyo priorite yuko ari ngiye ubanza kugira ngo mbashe kuriya muri bya bindi byose dufite, ikintu muri bya bice bitugize bitatu, ikintu kizamara igihe kirekire n'ikizamara igihe gitoya. Ikintu gikwiye kwitwabwaho kurusha ibindi ni iki? Kizamara igihe kirekire. Ikintu kizamara igihe kirekire gikeneye kwitabwaho. None kugizwe n'uyu muntu w'inyuma tureba, ukagirwa n'uwamwe imbere, aho dukunda kuvuga ngo hari uy'umwuka n'ubugingo. Muri ibyo bice by'uyu ugaragara n'utagaragara, kizamara igihe kirekire ni iki? Kitagaragara. Uyu mubiri se mwabonye uburyo ubora vuba? Mukora kwa muganga murabizi, amasegonda urabora we. Nyamara tuwurebaho tukawitaho, kandi biradukwiriye tukiri n'ahangaha kubigerageza, tugakora udusiporo, tukarya neza, tukivuza, tukagira abantu inama zo gukora n'ibice bya bindi hajya bisuzumisha check up, tukazibwira abantu ariko natwe tutazikora. Bakatubwira abagore ko tugomba gusuzumisha ya kanseri rimwe mu mwaka, harya rimwe mu myaka ingahe. Akabitubwira ko natwe nitubikore. Mu by'ukuri umuntu mubiri ni wo kwitabwaho, tukakabakaba amabere, twumva ko nta tuntu twajemo. Ni bande babyibuka nubwo mubizi mubikoramo, tuba turi bakeya. Nako turagerageza ariko ntitwabibasha byose. Ariko twibwije ukuri, umuntu dutindaho, umuntu tuvuna, umuntu uvuga ngo bazamuvuga iki, ngo bazaduseka, ngo se bazagira ngo iki, si uyu muntu ugaragara bakundwa, kandi ni ufite igihe gitoya. Bibiliya yavuze ngo narama ngo azagira imyaka 70 cyangwa 80, iyo yakabije agera ngo no mu ijana. Ibyo byo ntabwo biri muri Bibiliya, ariko tujya tubibona abantu bagera mu ijana. Ariko yagera mu ijana 20 azapfa, kandi napfa tuzamwihutana kuko anuka vuba, kandi uwo ni wowe nanjye. Nitwe ngo burya tunuka vuba. Ariko uyu muntu tukamutindaho, nyamara twibwije ukuri nk'abakobwa bafite ubwenge, twagombye gutinda ku muntu uzarama. Habaho umuntu witwa umuntu uzaba witeka, arimo imbere muri njyewe. Imana yamushyizemo. Umuntu ni ikiremwa kizaba witeka ryose. None wamwe imbere niba ari uzatinda, reka twongere tumukebuke nawe tumurebe. Simbabazwe gusa nuko umushahara ari mukeya, simbabazwe gusa nuko inzu deni rya banke n'ibiki nabyo birababaje. No kuri kutabigira ibyibanze, nako kutabigira ibyo byose bikenewe by'ibanze, kuba ntashoboye kujyana umwana ku ishuri kugiye, byose birababaje. Kuba ntarashaka kandi we n'imyaka barimo wacu bambarira, dore ko hari n'igihe abavyeyi bashyiraho pressure batatwereka umugabo uzajya basubiza mu kinyamfura, ariko mushaka uzajya uguterega ntago bamugura mu isoko, turategereza bakazi. Hari igihe abavyeyi bakuru dushyira pressure ku batoya no ku bakobwa n'ibindi nk'ibyo. None ibyo by'inyuma rero nibyo biduteza isoni, nibyo bitubabaza, nibyo bitugira ukuntu, nyamara bizamara igihe gito. Ariko hari umuntu wamwe imbere uzaba witeka. Iyo dutondeka priorite rero, ujye wikutara umuntu uzaba witeka, reka nawe mutindeho. Uyu muntu rero abeshwaho n'iki? Abeshwaho no gusabana n'uwamuzanye, n'uwamuremye. Imana irema mu gitabo cy'Itangiriro igice cya mbere, kambasomere umurongo wa 11. Haravuze ngo Imana iravuga iti ubutaka bumeze ubwatsi. Nuvuga ngo ubwatsi butukomoka hehe? Mu butaka. Ubwatsi iyo butandukanyije n'ubutaka bugira gute? Burapfa, buruma. Tujya tubona indabo twateguye mu mavaze yacu, ziba ziri mu mazi ariko ntiziramo, ariko zigumye mu butaka zapfa gutindamo gakeya nubwo zagira wenda zikuma. Nuvuga ngo ubuzima bw'ibimera, ubuzima bw'ubwatsi buri hehe? Buri mu gitaka.
ku murongo wa 20 ngo Imana iravuga iti amazi yuzuremo ibyigenza byinshi cyane bifite ubugingo kandi inyoni n'ibisiga biguruke mu isanzure ry'ijuru. Ngo Imana irema ibifi binini byo mu nyanja n'ibintu byose byigenza bifite ubugingo, amazi biyuzuramo nk'uko amoko yabyo ari. Reka ne gukomeza cyane. Ni ukuvuga ngo Imana yabwiye amazi ngo amafi naboneke hehe mu mazi. Ifi iyo tuyikuye mu mazi niyo tutayiteka, ntimuzi ukuntu biyigendekera. Imana amasaha ikanyegageza twatwaye amasaha cyarangiza ikagira igapfa, kuko yatandukanijwe n'iki? N'isoko yayo y'ubuzima. Hanyuma Imana irakomeza ngo Imana iravuga iti kuri 24 ngo isi niza n'ibifite ubugingo, amatungo n'ibikururuka nk'uko amoko yabyo ari. Igeze ku muntu rero kuri 26 ngo Imana iravuga iti tureme umuntu. Imana ntiyabwiye isi ngo izane, Imana ntiyabwiye ubutaka, Imana ntiyabwiye amazi, Imana ntiyabwiye ikirere. Imana mu bumana bwayo yavuganye nayo ubwayo, reka bariko navuga. Hanyuma ngo Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe, batwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose. Nk'uko ifi iba mu mazi, amazi akayibamo ikagira ubuzima, umuntu yaba yizera ko Imana iriho, yaba avuga ngo ntago ibaho, yaba kirangaye ko hari igihe tubaho turangaye, hari igihe tuba tuyizi. Ubundi Bibiliya iravuga ngo umupfapfa aravuga ngo Imana ntibaho. Ariko ikindi kintu gitangaje nuko hari abapfapfa tuba tuzi ko Imana ihari ariko tutanayitayeho. Burya nabyo n'ubupfapfa. Imana itugira ubuntu, ntabwo nyine mbatutse, ariko niko bivuga. Imana rero ivuze ngo tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe. Tureme umuntu, uvuga ngo inkomoko y'ibyatsi byari ubutaka, inkomoko y'amafi byari amazi, ubuzima bw'amafi bwari mu mazi, n'ubuzima bw'ikiremwa muntu buri mu Mana. Iyo bucomokoye mu busabane n'Imana, ni ukuri burapfa. Nshobora gupfa mfite amafaranga, ngapfa mfite igihagararo cyiza, ngapfa nambaye agakanzu keza, ariko ngenda mpfa. Ikizakubwira ko ngenda mpfa, ibyo nagenewe gukora nzabanza mbikore nabi, ngende mera nabi. Umuntu yatandukanijwe n'isoko ye, cyangwa ikintu cyose iyo gitandukanijwe n'isoko yacyo gikoreshwa mu buryo butari bwo. Imana ishimwe cyane. Umwuka w'umuntu utimitse Imana ubupfuye. Muzi ko Bibiliya yatinyutse ikavuga mu Banyefeso igice cya 2 murongo wa 1 ngo namwe mwari mwarapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu. Aha ngaha iyo tuvuze kugira ngo twari twarapfuye tuzize ibicumuro n'ibyaha byacu, umutima w'umuntu woroherwa kuba wavuga ngo ariko se ngo ibyaha ngiye nakoraga nibishye. Umuntu biramworohera kuvuga ngo ariko se ngo ibyaha ngiye mfite nibishye. Ubundi icyaha Bibiliya ivuga bwa mbere ni icyaha cyo kutizera inzira Imana yatanze abantu bagomba kubamo. Iyo nzira yitwa Kristo. Ni ukuvuga ngo iyo Imana igiye ngo dore inzira y'ubuzima ngiriye, ariko ngiye nkavuga ngo ariko ngiye nakwicira hariya, ubundi icyo nicyo cyaha. Kitaraba ubusambanyi, kitaraba kwangana, kitaraba amacakubiri, kitaraba amatiku, kitaraba ibibi byose. Icyaha ni ukwigomeka ku Mana. Umuremyi wawe akakubwira ati ni ukubabaho, ariko wowe ukavuga uti oya da, njyewe ndumva ari uku byagenda. Ubundi icyo nicyo cyaha. Imana ishimwe cyane. Iyo Imana rero iticaye ku mutima w'umuntu mu butware bw'umwuka we, Imana ntijyemo, kandi umuntu akomoka mu Mana. Umuntu agakomeza akiyobera, agakomeza agafata ibyemezo nk'uko ashaka, ntagire aho asabanira n'uwo muremyi we, agenda amera nabi, ntabwo agenda amera neza. Icyo akora kubera Imana y'imbabazi ni nka kwa kundi uca ubwatsi ntibwume uwo munsi, cyangwa igiti kinini, wenda ubwatsi bwo bwuma vuba, ariko igiti kinini iyo gihirimye tukahaca ku munsi ukurikiyeho dusanga gifite amababi n'amashami yacyo, ariko nyuma y'iminsi kizagera igihe cyumye. Niko umwana w'umuntu ameze. Umwana w'umuntu yagenewe kubana n'Imana. Imana ishimwe cyane. Iyo Imana rero iticaye ku mitima y'ibyemezo byacu, umuntu wacu wo mu mwuka, mwibuke ko Bibiliya mwise umupfu. Hahandi twavuze ngo ni mu bugingo, ari naho haba amahitamo, gutekereza ibyiyumvo cyangwa ibyo twita amarangamutima, naho ntabwo hakira burundu. Iyo tuvuze ngo ntabwo hakira burundu, ese umundi harwaye iki? Isi igizwe n'imibabaro. Ni uwa twebwe gutandukanywa n'isoko yacu, gutandukanywa n'Imana. Burya icyaha ubwacyo kirakomeretsa. Kuba niyobora ubwabyo birankomeretsa, ariko nibyo nzakomeretswa n'abantu, nzababazwa n'abantu, abantu bazagutenguha. Uretse abantu bazagutenguka n'ababara, n'isi ubwayo n'imiterere yayo izakubabaza. Nta muntu umuteye ibuye ntaki, ariko inkangu ubwayo ikimanukana ikabira mujyanye ikamwicira abana se. Impanuka from nowhere, nta muntu wapanze ko azamugonga, ariko impanuka ikaza. Tumaze ibisi twumvise impanuka iteye ubwoba aho umupapa n'abana bangaye bapfuye. Ibyo ni kwisi imeze. Ni ukuvuga ngo isi izatubabaza. Mu mwuka ntadasabana n'Imana, imibabaro ikatuzaho, mu marangamutima ntabwo hazakira. Kandi nihadakira, no mu mubiri tuzagira imbaraga zo gukomeza gukora ibyo dushinzwe gukora. Tuzagenda ducogora imbaraga zigende zituvamo. Iyo Imana rero
yifuza ko dusabana nayo. Ese Imana basabanira nayo hehe? Ni umusozi tuyisangaho, ni ahantu runaka. Imana yadushyiriyeho uburyo bwo gusabana. Ubwa mbere yaduhaye inzira yitwa isengesho kugira ngo abantu bayisenge, bayiramye, bavugane nayo. Irangiza itwereka n'uburyo twamenya ibyo byo gusenga uko biga ijambo ryayo, kugira ngo nidusome ibyo dukomoka mu Mana dukwiriye kubaho. Tekereza umuntu abonye firigo bwa mbere. Firigo se twese ntituyizi, ari ubwa mbere ayibonye. Ubu nyine zabaye nyinshi, nyine turazizi, ariko tuvuga noneho firigo ni ubwa mbere uyibonye. Noneho bakubwiye ko ikonjesha ibintu, ariko nta kindi kintu uyiziho. Ukuye isafuriya yawe ku ziko, utetse amata, amaze gushya, uhita utereka, urashaka ko ahora, uhise uyatereka hehe? Muri firigo. Firigo izagira gute? Izapfa. Kuko sinamenye imikoreshereze ya firigo. Cyakora nufite amakuru makeya. Abantu benshi tutajya mu ijambo ry'Imana, ntitwitoze gusenga tugira amakuru make ku Mana, ariko usanga twakoze ibintu byenda ibyo ntimwumvise ko ari ubupfapfa. Ariko buriya mu mubano wacu n'Imana, kubera kudatinda mu ijambo ry'Imana, igihe dukora ibintu nk'ibyo by'ubupfapfa, ukikurira amata kuri firigo, kuri kwiziniyeri, uhita uyatereka muri firigo. Cyangwa se ugafata amata yawe ashyushye cyangwa asanzwe ukayashyira muri teremusi. Urareba teremusi uriya mubiri wayo ukuntu ukomeye. Teremusi yanjye nkayifata nkayishyira hehe? Muri firigo. Mwibuke igishishwa cya teremusi ukuntu kimeze, ubukonje ntibuzatambuka muri teremusi. Ntibuzatambuka ngo buzagere mu mata. None amata yanjye nkaba nzi ngo nimo aragenda konja. Nyuma y'iminsi ibiri cyangwa y'umunsi umwe nafungura ngasanga amata yagize gute? Yarapfuye. Utwo tugeranyo tworoheje, ariko niko ubuzima bwacu bupfa. Uwo muntu akavuga ati iyi firigo ifite ikibazo, njyewe niterekeyemo teremusi, none amata yarapfuye. Ese ikibazo na teremusi n'amata, cyangwa ikibazo nuko ntasomye uko firigo ikoreshwa? Hari ibintu bitambukwamo n'ubukonje n'ibitambukwamo n'ubushyuhe, ibyo sinabimenye. Izo ni ingero zisanzwe zo mu buzima, ariko ubuzima bwose butegerejwe n'isoko yabwo bukoreshwa nabi. Kandi ibintu byose Imana yatwandikiye ivuga ngo ibi ntimubikora, ahubwo nimwite kuri ibi. Iyo nkoze ibyo yambujije, ninjye bigiraho ingaruka, bigenda binkamura, bikambuza imbaraga zo kwita kuri bya bindi nshinzwe. Imana itugirire neza. Umuntu wese rero akenera gukira imibabaro, kubera ko isi zatubabaza, tunanirwe gukora iby'ingenzi. Nkuko nahoze mvuga, ushobora kubabara ugasiga abana bawe, ugasiga umugabo wawe, ugasiga akazi, ukareka kwikunda. Nahoze mvuga ko twikunda, twikorera utuntu twiza, ariko hari igihe umuntu agira umubabaro umubuza no kongera kwireba no mu ndorerwamo. Kandi murabizi ko abagore tubikunda, ariko umubabaro ushobora kugutera kwiyanga bihagije, kandi isi n'imibabaro ntibijya bitandukana. Ariko iyo ncombekanye n'isoko uriwe, hanyuma nkagira imbaraga zo gukomeza kubaho. Imana ishimwe cyane. Iyo wa muntu wamwe imbere rero yagaburiwe, akitabwaho, azabaho akize, kandi n'abamuzima azahereza ubuzima, wa muntu w'inyuma azamuhereza ubuzima bwuzuye kandi bumeze neza. Muranyumva? Ufite igihe wagenewe kubaho hano mu isi, ufite umukozi w'Imana asenga yavuze akantu ko kuvuga ngo dufite misiyo. Imana yatwohereje Dawidi, riravuga ngo nuko Dawidi ngo amaze gukora ibyo yagombaga gukora byose, arasinzira, ashyirwa kuri ba sekuruza. Iyo umuntu wamwe imbere rero asabanye n'inkomoko ye, ari we muremyi, asabanye n'isoko ye, ariyo Mana, aragenda akagira ubuzima bumeze neza. Ubuzima bumeze neza bukafekta wahandi twita mu bugingo. Hari amahitamo, akagira imbaraga zo guhitamo neza, hari ibyiyumvo cyangwa amarangamutima ye akaba balance, ntiyicwe n'imibabaro. Isi itagira imibabaro ntayibaho. Ariko uzabona umuntu umwe abantu babiri bahuye n'imibabaro isa, ariko usanga umwe yararambaraye, usanga undi arababaye, niba ari ikiriyo yaragikoze, ariko arongera arabyutse, akomeje urugendo, abayeho, abuze akazi ka mbere, baramurenganyije. Hari n'umuntu washaka kurenganya agahita avuga ati sinzongera no gukora, abantu bose bararenganya. Ariko burya abantu bose ntibarenganya, ahubwo wari ukeneye imbaraga z'umutima kugira ngo zibwira ngo habiranze, ariko ejo bizakunda. Imana ishimwe cyane. Uwo mu mwuka rero yabaye muzima kuko asabanye n'isoko ye yitwa Imana, ahereza mu bugingo, wo mu bugingo agahorana amahitamo neza, agahorana imbaraga zigenga amarangamutima ye, agahorana guhereza ibintu byiza uwo muntu wo mu bugingo bwe. Amahitamo ye akaba meza, amarangamutima ye ntapfe, yababara akagira imbaraga zongera kubyuka, kuko niko ubuzima bwe bumeze, akagira guhitamo neza, amarangamutima ntamutegeke. Iyo umuntu ategetswe n'amarangamutima, igihe rimwe na rimwe akeneye gukoresha ubwenge ntabukoresha, ahubwo akoresha amarangamutima, akaba yafata ibyemezo bizamugiraho ingaruka n'ababandi ashinzwe. Imana rero ikwibutse tubizirikane kwita ku muntu wacu wamwe imbere, kuko wamwe imbere ni uhereza w'inyuma imbaraga zo kubaho kandi agakomeza akabaho. Ikindi kintu kiza dukuraho iyo ducomekanye n'Imana cyangwa iyo dusabanye n'isoko yacu, kuko umuntu akomoka mu Mana, aguha umutima, akaguha ubuzima
bwo kunezererwa no kunyurwa n'uwo yakugize we. Ubu firigo, kangaruka kuri firigo yanjye, yagenewe kuba firigo. Uwayikoze nka firigo ntiyigeze yigendera kuba kwiziniyeri. Kandi firigo nikora imirimo yagenewe nka firigo, izagira umusaruro, reka mvuga izakonjesha nyine igira umumaro wayo. Natwe rero iyo tudasabanye n'isoko yacu ariyo Mana, nshobora gushaka kuba ishyiga kandi naragenewe kuba iki? Kuba televiziyo. Ahorana imvune kuko ndimo nakoreshwa ibintu bitari ibyanjye. Iyo Mana atangira kunyurwa, atangira gukunda uwo ari we. Ubu hari abantu banga ko ari abagore, kandi Imana yaritegereje ibona mu duhungu twinshi. Kandi kiba iyo umuntu asabanye n'isoko arenga